Yesu ashimwe. Haleluya. Nishimiye kongera kubana namwe muri aya materaniro. Reka ndebe abantu baje uyu munsi ejo batari bahari. Wow. Abari bahari ejo tukoma amashi yo kwakira bene data. Hanyuma nifuza ko dusoma aho twasomye ejo. Nubwo twazakomeza kubisoma imyaka myinshi ntabwo byakurambira. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ririzewe, ryaravugutiwe, riratunganye rwose. Kuva 33 umurongo wa 12, kuva 33 umurongo wa 12 kugeza 17. N'urupapuro wa 84. Abafite Bibiliya nk'iyanjye. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyesha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Tufite intego nziza turi kuganiraho ivuga cyangwa se iyoboye amasengesho yacu ivuga ngo nyemerera ngendane nawe. Kubaje uyu munsi ejo twasanze kugira ngo tugendane n'Uwiteka, cyambere nuko iba yaratumenye ariko natwe twarayimenye. Ku giti cyawe ukaba waramenye Imana mu buryo bwo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma ikindi twasanze hari aho itunyuza rimwe na rimwe hatanezeza kamere, ariko kuri yo biba ari umugisha. Twabyaye umwana wa mbere avuka adakunda amazi. Iyo hagera kumwoza byabaga ari intambara. Hari ubwo nahurura nkava muri saro nzi ngo bamukubise nko hasi, ngasanga mama we yateguye ibase n'amazi ashushe n'amavuta na yosume buri kintu cyose kihari, ariko kubona ibase kuri we byari urupfu. Koga yarabyanga ku kigero kiri hejuru. Hari ubwo Imana itunyuza ahantu ishaka kutumaraho ya myumvire navuze yo muri Egiputa. Ahantu umuntu yamaze imyaka 430 biba bisaba ngo anyure mu butayu atunganye. Kuri yo ni umugisha, ariko kuri twe ni ibibazo, kuko kamere iba yarivanze ku kigero nyine umuntu aba akunda isi. Amaze imyaka hafi nk'icenda nkora ivugabutumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Hari ihame nasanze mu itangazamakuru rivuga ngo mu Rwanda, ariko iyo imbwa ari y'umuntu ntabwo ari inkuru, ahubwo umuntu yari imbwa mu Rwanda niyo nkuru. Ariko naje gusanga ni ihame mu by'ukuri ritari ukuri, ahubwo nubona bishatse kuvuga ngo iyo habaye ibintu bibi niyo nkuru. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, nubona umuntu yakoze ibyiza niyo nkuru. Nico gitangaza. Kuva kuri Adamu umuntu ni mubi ku kigero ntabona uko mbisobanuramo. Umuntu ni mubi. Niyo mpamvu gusenga no kubana n'Imana bidufasha guhinduka ku bubi, hanyuma tukabasha gukora ibyo Imana ishaka, kuko duhamagarirwa kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Nubona umuntu yakoze ibyiza ukabona umuntu utikunda agakunda abandi, uzatangare, azaba afite umutima w'Imana muri we. Nubona umuntu ushobora kubabarira, uzamenye ko ni ubuntu bw'Imana bwabigufasha gusa. Hanyuma ikindi twavuze ibyo kugeragezwa no gutunganywa no uburyo Imana itumaraho inkamba, twabyise umugisha ku Mana. Yohana ahanura Yesu yaravuze ngo duhawe umwana, hanyuma avuga ko ari intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko aza kuvuga andi magambo akomeye, aravuga ngo ngiye mbatiza mu mazi gusa, ariko uzaza nyuma yanjye azabatiza mu mwuka no mu muriro. Imana igira umwuka wera
ibatizamwo abantu bayo, ariko igira n'umuriro itunganisha abantu bayo. Mu muriro aho hantu nta mikino ihaba, ariko iyo ikunyujijemo inkamba zishiraho, ukaba icuma gitunganye. Kandi buriya mu muriro, sinzi niba mwarabonye ukuntu bacura, hari ukuntu bafata bakavuguta gutya, umuriro ukaka bashyizemo icuma n'amakara, hanyuma kikoroha, bagikubita inyundo kikamera uko bashaka. Ahantu umuntu aba yarabaye muri Egiputa aba yarabaye ukuntu kutari kwiza, ariko iyo Imana izanye umuriro uroroha. Umuntu yafashwe n'umwuka wera aroroha. Hanyuma ijya nyuma twasorejeho ni ukumenya imigambi y'Imana. Kugira ngo ukorere Imana neza ni ukumenya imigambi yayo. Ejo nasoje mbabwira ko iyo wamenye imigambi y'Imana ntabwo uba ukihagarariye, ahubwo uhagararira ubwami bw'Imana, usubiza ibyifuzo by'Imana. Mwari muzi ko Imana igira ibyifuzo? Isengesho rya Data wa twese harimo ibyifuzo 4 by'Imana, hakabamo na 3 byacu. Icyifuzo cya mbere, Imana yifuza ko abantu bamenya Data. Nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese. Yesu niwe wa mbere yamenyesheje abantu Data. Hanyuma icyifuzo cya kabiri ni uko abantu babaho ubuzima bwubaha Imana. Icyo ni icyifuzo cy'Imana. Icyifuzo cya gatatu ni uko ubwami bw'Imana buza mu isi. Icyifuzo cya kane ni uko mu ijuru bayobora, no mu isi ariko bikwiye kuba bimeze. Noneho ibyifuzo byacu ni uduha ifunguro ryacu ry'uyu munsi, uturinde ntuduhane mu bitwosha, utubabarire gukiranirwa kwacu. Ibyo nibyo byifuzo byacu. Noneho umva ukuntu bitangaje. Abakristo umwanya wabo munini bawumara basengera ibyabo, iby'Imana bizasengerwa ryari? Kandi ko imigambi y'Imana yifuza ko isohorera mu buzima bwacu. Ni twebwe yifuza ko tuyubaha, twamamaza ubwami bwayo. Reka mbivuge mu magambo yoroheje. Iyo wasobanukiwe imigambi Imana igufiteho, uzaba umu enjeniyeri mwiza uhagararira ubwami bw'Imana mu bwubatsi. Uzaba umusirikare mukuru ariko uhagarariye y'Imana, kuko wamenye imigambi Imana igufiteho. Uzaba umucuruzi ucuruza, nyene umucuruzi ukomeye ariko uhagararira ubwami bw'Imana mu bucuruzi. Icyo gihe usobanukirwa ko gukorera Imana ntabwo ari ukuririmba gusa no guhagarara ku ruhimbi, ahubwo umurimo w'Imana ni ukwizera w'Imana yatumye ari we Yesu Kristo, hanyuma ugakora ubushake bw'Imana. Umuntu umwe yigeze kuza mu rusengero ahantu nari nyoboye, aravuga ngo Imana yamubwiye ngo kugica 10 n'icyaha. Hanyuma mpita mbwira abakristo ngo umuntu wese ari ica 10 ahaguruke tumusengere. Uzi ko nasanze abakristo 80% bose bagica 10. Nkoresheje itegeko ryo gukeka, abantu bose basengera hano batanze ica 10, bagatanga ica 10, isi yashira. Mugani wa isi yashira. Ariko nyene kuko umuntu atamenye imigambi Imana imufiteho, ajya ibyo akajya n'iby'Imana. Kuko atamenye kwa ubwe n'ubutunzi bwe bikwiye. Kandi n'umutego Farawo yateze Abisirayeli bava muri Egiputa. Yaravuze ngo mwebwe mugende, ariko umutungo wanyu wose ugume hano. Murumva byari bwemere? Nta hantu bari kujya. Sinibaza ukuntu waje amafaranga yawe agasigara. Sinzi ukuntu waje ubwenge bwawe bugasigara. Kuko biravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni gute waje ubwenge bwawe ntibuze? Ni gute waje imbaraga zawe ntizize? Uzi ko ari umuntu aza mu rusengero agahita ahanagura gutya ku ntebe kugira ngo arebe niba hari ivumbi. Ninde ushinzwe kuguhanagurira intebe? Ahubwo kuko utaza akarenga uzihanagura. Umuzi ko mu bubyutse umuntu aza gukoropa pastor atabitangaje. Uzi ko iyo umuntu afite ububyutse ajya gusura abagwayi nta muntu wabimutangarije. Iyo hari bwa buyobozi bw'umwuka wera, ukora ibyo udategekwa gusa n'itorero, ahubwo uhatwa n'umwuka w'Imana. Ntabwo uzatanga ku bw'itegeko, uzahatwa n'umwuka w'Imana ukubamo. Urabizi ko ubwawe n'ibyo utunze ari iby'umucunguzi. Ntabwo bizakuvuna. Uyu munsi nifuza ko dusoreza ku magambo 3.
Irya mbere riravuga ngo nzajyana nawe nkuruhure, niryo nifuza ko dutangiriraho. Hanyuma irya kabiri turi buganireho ni ugutandukanywa n'andi mahanga. Irya nyuma turi busorezeho yaravuze ngo nico uvuze naco ndagikora, kuko wangiriye nk'umugisha nkakumenya izina no kuba muri favere y'Imana. Mbere yuko mvuga kuri aya magambo atatu, nagira ngo ngaruke ku migambi y'Imana. Kumenya umugambi w'Imana hanyuma ugakora ubushake bwayo, kugira ngo ubutumwa bwiza butugereho. Hari abantu bari muri comfort i Burayi no muri Amerika, ariko kuko bamenye imigambi Imana ibafiteho, basiga ibyo bintu baza kuribwana n'imibu muri Afurika. Abasuwedwa nibo bavunye cyangwa se bigishije batangiye ubutumwa bwiza muri ADPR. Mu myaka 20 barakiriye ubutumwa bwiza, bari bamaze kohereza abamisiyoneri 100 muri Afurika mu myaka 20 gusa. Natangajwe abakobwa babaga bariho barasenga, umuntu akuzura umwuka warakavuga ngo kubera urukundo Yesu yankunze, ubusugi bwanjye mutambyeho igitambo, sinzarongoka, ngiye kubwiriza Abanyafurika kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzahumeka, nzabwiriza Abanyafurika. Babiri baje bwa mbere bageze muri Kongo bahita barapfa bishwe na malaria. Hari umwe yaragwaye yarembye, ari aho hantu mu bantu bameze nk'abatwa bahiga, abantu baba mu mashamba batunzwe no guhiga. Aragwara araremba, agiye gupfa yandikira iwabo, aravuga ngo ngiye gupfa, aha hantu ndi hari umwijima mwinshi, muzohereze n'abandi bapfe ariko tuwahindure. Urwandiko rwageze iwabo hashize amezi 7 apfuye. Bohereza uwo bitaga Fumberi, yari umuzungu, azana n'umugore we n'abana 2. Icyo gihe nta ndege, bazaga n'ubwato, bakamara amezi 3 muri Oseya, bagashikira Tanzania, bagafata gari ya moshi bagaca muri Tanganyika, baza kubwiriza. Tekereza umuntu ufata ubuzima bwe akabushira muri risk, ariko kuko yamenye umugambi Imana imufiteho. None ubu abizera ni ibihumbi, abahindutse twavuye mu maraso yabo, baratemwe twe turashibuka. None twebwe ntidushaka kuva mu makaro. Habe biratangaje ko umuntu agira inshuti 5,000 kuri Facebook, akazananirwa byibuze kubabwira ko turi mu masengesho y'iminsi 7. Umuntu akagira amagroupe 50 ya WhatsApp abaho, byibuze ntubyuke ngo babwire ngo Yesu arabakunda baza. Hari umutima utegereje gukira kuko wasobanukiwe umugambi Imana igufiteho. Imana yatwegereje ibikoresho byose kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bandi, ariko uwo mutima ntituwufite. Kubera iki? Ntitwasobanukiwe umugambi Imana idufiteho. Jye nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10, bitangira kubana n'abamisiyoneri. Twabwiriza duhereye munsi y'igiti, hakaza abana baragiye ihene, ejo hakazaza abamama babo, ejo hakazaza abapapa babo cyangwa barumuna babo cyangwa se bakuru babo. Twabona dukwije abantu 30, tugahita tubasigira umuvugabutumwa, tukajya gutangira mu kandi karere. Baraduhimaga bakaduha ikibanza ahantu hadashoboka, ahantu habi. Bagaruka bakazasanga twararimbuye ibishitsi by'ibiti, twararimbuye n'amabuye, harabonetse ikibanza, wagira ngo ni caterpillar zihinga. Buri mukristo wese aje gusenga yazaga yikoreye ibuye, niyo twagiraga fondation. Nta mafaranga twari tugiraga, twese nta wari yambaye inkweto, ariko twajyaga mu kabande tukabumba amatanura nkane y'amatafari 2, tukayagurisha kugira ngo havemo sima, andi 2 tukazayubakisha urusengero. Abafundi bakavuga ngo twe mu byumweru 4 bigize ukwezi tuzakora 3 kugira ngo dutunge umuryango, ariko ikindi kimwe tugitanzeho 10 mu rusengero, tuzubakira ubuntu. Abakristo nabo bagahita baza bakaba abayede, bakazana n'ibiryo byo kugaburira abafundi, twukubaka insengero ziteye ubwoba nta mafaranga dutanze. None dufite abantu ntiwamenya aho binjiriye, ntiwamenya niba baruzuye umwuka wera. Nta muntu umwe yaburisha akorera Imana, ahubwo nuko tutamenye imigambi y'Imana. Nta muntu
nta muntu n'umwe Imana idafiteho umugambi, ahubwo twebwe niko tutasobanukiwe n'iki Imana ishaka ko tuyikorera. Kumenya imigambi y'Imana bizagufasha kumenya icyo ukwiye gukora mu bwami bw'Imana. Narababwiye ejo ngo hari umunsi twese tuzahagarara imbere y'idashugwa kibera, kandi icyo gihe nta mpamvu n'imwe tuzaba dufite. Buri wese Imana izamubaza niba yarakoze icyo yamuremeye gukora. Icyampaye amasengesho akarangira usobanukiwe umugambi Imana igufiteho. Ntabwo Imana turemeye kujya, ntabwo mu isi twaje kurongora no kurongorwa no kubyara no kubaka amazu. Ibyo bintu ni inyongera, ni impamba yo mu nzira. Yaturemeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Reka mbabwize ukuri, mba mu itorero rinini ry'abakristo nk'ibihumbi 2,000, ariko ari gendeba nk'umukristo nkibaza nk'uyapfuye nazavuga ngo iki. Usibye kubesha kwirimbi bya bintu tuvuga ngo yari umwana mwiza, mbese nk'uyu nzavuga ngo yasura abagwayi, yarasengaga, nzavuga ngo iki. Ibyo mvuze simbibifurije ariko bizaba. Nyene nta mahitamo dufite, twese tuzapfa. Ariko byibuze Bibiliya avuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami, imirimo izagenda ibaherekeje. Ukwiye gusobanukirwa imigambi y'Imana, ukamenya ukashaka n'imirimo izaguherekeza. Hanyuma ijambo dutangiriyeho uyu munsi ni uko Imana yamubwiye ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Ndashaka kuvuga kuruhurwa mu buryo burindwi. Uburyo bwa mbere Imana ituruhuramo ni igihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba warakijijwe koko uzi uburibwe bw'icyaha, niba warasobanukiwe ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ntekereza ko wajurira ukeneye kuruhurwa. Niba ibyo mvuze bitarakubayeho, ushobora kuba utarakira Yesu umwami n'umukiza, umubwire ngo unyihishurire. Ariko niba waraje ubabajwe ufite agahinda ko mu buryo bw'ubumana, ntekereza kuzi umutima uburemereye, umutima ubunaniwe, umutima uburushe, ukeneye ijambo ryakubwira ngo ugende amahoro. Kuruhurwa kwa mbere ni ukubabarirwa ibyaha, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma kuruhurwa kwa kabiri ni ukubasha gutsinda ingeso imwe mu zigutsinda. Erega umuntu aba abizi ko ibyo arimwe ari bibi, akavuga nka Pawulo ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha nkabyibonamo, shaka gukora iciza ikibi kikantanga imbere. Niba hari ikintu kivuna, ni ugukomeza gutsikamirwa n'ingeso ya kamere kandi uri mu rusengero. Iteka iyo bigishije umutima urakujya, iyo hagize umuntu ubivugaho umutima urabikwibutsa, kuko murabizi ko umutima utajya ruswa. Iyo ugize Imana ukabasha kugira imbaraga zatsinda ingeso imwe ya kamere, nako ni ukuruhuka. Uba wumva niko kuruhuka kwa nyako. Ngewe maze imyaka 15 ndi umupasiteri, ariko nasobanukiwe ko umurimo w'Imana wa mbere ari uw'Imana ikoze mu mutima wo kwa Desire. Iyo Imana imbashishije gutsinda ingeso imwe mu zonzi zitari nziza ngendana, banumva ari ishimwe, kuko ibyo bizanyinjiriza mu bwami bw'Imana. Ejo nigeze kubabwira ngo iyo yaba umuntu yakizwa agahita apfa byari byiza, ariko kuko bikigusaba kubana n'abandi, bigusaba guhinduka. Si uguhinduka gusa, no guhindura imyumvire n'imitekerereze n'imikorere, kugira ngo ubashe gukorera Imana neza kandi ubashe kubana n'abandi neza. Kuruhurwa kwa gatatu, Imana yabwiye Mose ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Kuruhurwa kwa gatatu ni ugukira imvune zo mu mutima. Yesaya 61 haravuga ngo yaje kuvura imvune zo mu mutima. Birasa nkaho twakiriye Yesu utubabarira ibyaha, ariko ntitwamenye ko mu byo akiza harimo n'imvune zo mu mutima. Nagira ngo mbabwize ukuri, Yesu ntabwo yigeze atubwira ko tutazahura n'ibidukomeretsa, ahubwo yaravuze ngo muhumure nanesheje isi. Ashobora kuturuhura, yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange mbaruhura. Ariko muzasome neza iri jambo, yahamagaye abarushe, abagifite logike bakigwanirira, abumva bafite ukundi babigenza. Ngira ngo yenda mufite ukundi muzabigenza, ariko iyo warusha ukamumanikira amaboko ukamubwira ngo hasigaye hawe, ni wowe mutabazi, ni wowe wanduhura, abahora yiteguye kukuruhura. Mu bituruhisha harimo amateka. Umuntu akomerekera mu muryango,
muri sosiyete no mu bidukikije. Aho hantu hose tuhahurira n'ibituruhisha. Hari abantu benshi biyanga kuko bamubwiye ko ari mubi, kuko bamubwiye ko adaseka nk'abandi, kuko bamubwiye ko adateye nk'uko abandi bateye. Umuntu akaruhishwa n'ibyo yakuye mu muryango. Ubundi mu muryango niho Imana yateguye ko umuntu ahabonera agaciro, kubahwa, kwigirira icyizere, kumenya identite ababyeyi bawe, kuba udafite ubwoba bw'ubuzima. Ibyo bintu byose Imana yategetse ko tubibonera mu muryango. Ariko abenshi si byo twahawe. Twahawe urwango, kuvangurwa, kudahabwa agaciro. Uzi kuvuka muri abakobwa 4 bashaka umuhungu wa 5, ugahita uvuka uri umukobwa nanone. Uzi kuvukana n'abantu bari finyore mu maso, wowe ukavuka ufite amazuru manini, bakayoboga atari ko nkawe uvukaye. Rimwe na rimwe ukabibwirwa n'abagufiteho ubushobozi, ababyeyi cyangwa se abakurera. Uzi guhora bakugereranya n'abandi kuko utazi ubwenge nka runaka. Abandi baratsinda, wowe biguri hehe? Kandi mu ishuri bose ntibashobora kuba aba mbere. Abantu benshi bagiye bahungabanira mu muryango, aho bakagombye kwakirira ibyiza bahakirira ibibi. Nagira ngo kuri uyu mugoroba tuba abanyakuri imbere y'Imana. Wibwire Mwami, mpora nsikamiwe n'amagambo numvise iwacu, mpora nsikamiwe n'ibyo nakuye mu muryango. Muri wowe niho naruhukira. Bibiliya yatubwiye ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Hari n'igihe umuntu ajya mu rushako yumva agiye gushaka umugabo w'umumarayika, uvuga neza, useka, agahita ashaka umugabo useka ari uko yibagiwe. Ugashaka umugabo useka ku mibare, nta bintu byinshi. Abagabo bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bo sinjye wahera. Nyene hari ukuntu amarangamutima yabo baravuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ariko ikibabaje rero nuko iyo atembye ajya mu nda ahita agaruka yabaye imvi, agaruka yabaye uruhara, agaruka yabaye ari igifu, agaruka ari ukubura apeti, agaruka ari ikindi kintu. Kandi umubabaro ugeze ubwo uhinduka ingwara uganisha ku rupfu. Hari n'abadamu nyene, hari umuntu ashaka umudamu yumva agiye gushaka uzasimbura mama we n'abashiki be, agahita ashaka umudamu w'umunyamahane ubera hose icarimwe, uvugira muri saro n'inyuma y'akabati no muri koridoro, mbese yigwanyeho kubera amahane menshi. Bene nda, ibituruhisha biruzuye mu rushako birimwo, no mu rusengero birahari. Bibiliya yatubwiye ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Ibyo akwiye kuturuhuraho birahari mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe umuntu yiga azi ngo bigiye gucamo, akazakubita 5 nta nakamuhemba 1000 arabona. Ukajya wibaza niba warize cyangwa utarize. Ibituruhisha mu buzima birahari. Gusa si byiza kugera igihe udepirima kandi uba mu nzu y'Imana. Yaje kugira ngo yakire imvune zacu. Ni byiza ko tuba abanyakuri. Ukambwira ati Mwami ndarushe, ahasigaye nahawe. Kuruhugwa kwa 4 ni ukuruhugwa kw'abantu bakorera Imana. Mu murimo w'Imana nabwo haba imvune zidasa na za zindi navuze, ahubwo ni imvune zijyanye n'umurimo. Kuko Bibiliya ivuga ngo ababiba barira bazasarura bishimye. Muri uyu murimo n'ahantu nabwo haba ibituruhisha, nubwo ari mu buryo bw'ubumana, ariko turaruha. Muzi ukuntu amaze guhamagara abigishwa bamubajije, hashize igihe ibintu bari bategereje byose barabibura. Bari bazi ko aje gukuraho ingoma y'Abaroma, agahita yimakaba umwami, bakaba minisitiri ubuzima bugakomeza. Barategereza baraheba. Umunsi umwe baramubaza ngo nkatwe twasize byose tukagukurikira, ni iki kindi uzaduha? Arababwira ngo ni ukuri, nta muntu yasize byose ku mpamvu y'ubutumwa bwiza atazabishumbuje. Mu murimo hari igihe duhura n'ibituriza, ariko abo bantu baruhira mu murimo, Imana ifite ubugi baruhura. Bibiliya iravuga mu nzandiko za Pawulo, yaravuze ngo abantu bavunwa no kuvuga ijambo ry'Imana no gufasha abandi ngo bakwiye kubahwa kabiri. Sinzi uburyo nabibabwira, ariko nubona haje
umuvugabutumwa akigisha bikagenda neza, cyangwa se umuntu akaririmba neza, utekereze ko atari uwo gusa ahagaze aho, ahubwo hari umuntu yaraye yiyirije ubusa asengera iryo teraniro. Twebwe nuko dukunda imirimo igaragara, ariko kugira ngo imirimo igaragara ishoboke haba habaye n'indi itagaragara kandi yakozwe ku mpamvu z'ubwami bw'Imana. Reka mbaho urugero. Kugira ngo tunywe amazi hariho tuyo zinyura mu butaka tutabona, hakabaho na robine zizana amazi. Buri igifite agaciro ni iki? Ni robine yazanye amazi cyangwa ni tuyo? Noneho ndebera amatuyo nayo yigaragambije akavuga ati aho twabereye mu butaka natwe tujya hagaragara, uwo munsi twanywa amazi. Hari abanyamasengesho baruhiriyo bahora binginga Imana, batakira Imana ku manywa na nijoro. Twe tukabona ibigenda neza hano, hari abandi babisengeraho tutareba. Abo bantu bitangira umurimo, baheka abashumba, bagaheka umurimo w'Imana. Abo bantu Imana izajya ibaruhura kuko baruhishwa no kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu isi. Nagira ngo nkubaze, usibye ko rimwe na rimwe dufata igihe cyo kunegura ibitagenda, ni ryari uragira icyifuzo cy'itorero ukava ku buriri ukarara hasi ngo itorero rimere neza? Ni ryari urareka ibiryo abandi bariye ukarekeraho ugasengera korari? Ni ryari urababazwa n'umurimo w'Imana ngo uzamuke umusozi ujye gutakira Imana kubera umurimo w'Imana? Akenshi dukunda guhabwa gusa, tuza mu rusengero dutegereje guhabwa, ariko hari icyo wakora upfukamye ibintu byagenda neza kurutaho. Ukundi kuruhurwa Imana ituruhura ni igihe Imana idutabara mu bigeragezo. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo ntuduhane mu bitwoje. Hari igihe duhura n'intambara zitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, hanyuma Yesu akaza akadutabara. Isezerano ry'Imana rivuga ngo bazagutera bazananye inzira imwe, bahunge baciye mu nzira zirindwi. Hari ukuntu Imana yiyaranja igakora igitangaza, ukabona iragutabaye igukuye. Reka abasomye agatabo k'umugenzi ndashaka kwifashisha igitabo cy'umugenzi. Umukristo yavuye mu nyumba nziza, bamwambitse ingofero y'agakiza, igikingira igituza gukiranuka, ingabo yo kwizera, inkweto z'ubutumwa bwiza, umukandara w'ukuri n'inkota y'ijambo ry'Imana. Ngo baramusezerana bavuga ngo amahoro y'Imana agendane nawe. Bamwirinzi, bamwubahimana, ba Rukundo n'abandi bose. Bamuherekeje ngo yagomba kunyura mu gikombe mucisha bugufi. Ngo ahura na dayimoni w'umwaku yitwa Parwoni. Dayimoni w'umwaku ngo afite mu nda haka umuriro, ngo afite ngo amajanja nk'ay'idubu, ngo afite akanwa kameze nk'ak'intare. Aramubwira ngo Parwoni we, aramubwira ngo Mukristo wari ingabo yanjye, none warancitse, nzanywe no kugutangira. Hanyuma ngo arangije aramubwira ngo namaramaje gukurikira undi mwami. Aravuga ngo umwami w'iyujya arakiranuka, ntabwo yakwakira umunyabyaha nkawe. Ngo atangira kumwibutsa ibyaha yakoze. Aramubwira ngo wasaguritse mu isayo gahinda gasaze, wagiye kwa bwenge bw'isi ngo wikureho umutwaro. Amubwira ibintu byatuma umwami atamwemera, ariko kuko azi ijambo ry'Imana aravuga ngo unshinje bike ku byo nakoze, ariko umwami w'iyonya ni umunyembabazi, yabimbabariye byose. Mu kugeragezwa dukwiye kumenya n'icyo dusubiza Satani. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ndakanyagwa isenga yanjye ya Gihenomu, nazanywe no kugutangira. Ngo kiratambikiza mu nzira hose, gitangira kumurasa. Ngo amurasa agacumu kamwe, ngo aragakinga, ariko kuko amurashe twinshi icyarimwe, akomereka ku mutwe, ku maboko no ku birenge. Mwari muzi ko ari igihe umuntu akomereka mu mutwe agacanganyikirwa, akajya yibaza ni Imana yavuganye nanjye siyo, ngende nkomeze, ibi bintu ndimwo bifite icyo bivuze, mu mutwe wavangiwe. Kandi ejo bundi yarakubwiye ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ukibagirwa amasezerano y'Imana. Iyo umuntu yakomeretse mu biganza, gukorera Imana biramuvuna. Iyo umuntu yakomeretse ku birenge, kujya imbere biranga, ukabyina muzungu, ukajya wumva umaze nk'ukwezi nta ntambwe wateye, kandi utarasivye mu rusengero kuko nyine wakomeretse. Ariko igihe ngo Mukristo yaraguye kubiri n'inkota ye, Parwoni yaje kumuhorahoza, ngo agiye kubona ngo abona usa n'umwana w'umuntu amunyuze iruhande, aramubyutsa. Mukristo arakomera,
ahita aravuga ngo winyitamba hejuru wa mwanzi we, niyo nguye mfite uwumbyutsa. Mu bigeragezo byacu dufite uwutubyutsa. Ngo yarakomeje imbere agera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Aho hantu yageze ngo byari ku manywa buhita buramwirira. Hari igihe bukwirira byari ku manywa, umuntu akakubwira ijambo ukabona burije. Bumwirira byari ku manywa, ahita haza ibigeragezo 5. Hejuru ngo abona urupfu rushanje amababa. Ku ruhande rumwe rw'inzira ngo hari umworera ngo urimo ibiyoka bivugiriza. Ku rundi ruhande ngo hari isayo, noneho yavangiwe ubwo habaye umwijima wamuteye ngo yashingura ikirenge ntamenye handi agishinga. Iyo yirinda ngo ntagwe mu isayo, agomba no kwirinda ngo ntagwe muri ibyo biyoka bivugiriza. Kandi ngo umuriro wa Gihenomu ngo washaka kumukurura ngo umukure mu nzira. Ngo agiye kubona ngo abona abadayimoni benshi bamuturutse imbere. Ngo atangira gutekereza, aravuga ngo inkota hano iramara iki? Inkota ntiwayitemesha umwijima. Nta kindi agomba kuyikoresha. Ngo ayisubiza aho yayibikaga, ngo yibuka indi ntwaro itagirwa n'abakristo benshi, ngo yitwa gusenga k'uburyo bwose. Ngo aratangira arasenga, noneho rimwe ngo agatekereza ngo usubire inyuma, ngo akagarurwa nuko aho amaze kugenda ariho hanini kuruta ahasigaye. Erega hari igihe umuntu anigwa hari hasigaye gato ngo asubizwe. Hari hasigaye gato. Noneho hari igihe ngo yumva ananiwe pe, agiye gusubira inyuma, ngo yumva irindi jwi ry'umugenzi unihira mu gikombe. Aravuga ngo umutima wanjye komera, mu gikombe nturi wenyine. Bure si wowe wenyine uburara, si wowe wenyine bavuze, si wowe wenyine ukenye. Abera basanga imibabaro muri Kristo Yesu. Imibabaro abera barayisangiye. Tugoswe n'igicu cy'abahamya cy'abandi bihanganye, nawe wakwihangana. Hanyuma ngo akomeje gusenga, ngo umuco wo gusenga urarasa. Ngo yumva imbaraga z'umutima ziraje. Ngo abwira abadayimoni bari bamutera, avuga ngo mumve imbere ngo kuko iyo ngendana n'imbaraga zisumba byose. Bene Imana igituruhura, twageragejwe, twashobewe, nta nzira tureba, umwami akaturuhura. Imana izakugirira neza, kondisiyo ni imwe, ntuzava hera cyane. Dawidi yaravuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Hanyuma bundi buryo Imana ituruhura ni igihe tugwana n'isi na Satani n'umubiri, tugwanira gukiranuka. Kugeragezwa, hari igihe tugeragezwa mu buzima busanzwe, mu buzima mu gihe twahuye n'ibigeragezo bisanzwe bijyanye n'ibyo twifuza mu mubiri, ariko hari igihe tugwana natwe noneho. Ntabwo nzi niba nabana amagambo mbisobanuramo. Umuntu yabashije kwitsinda, uwo muntu aba ari umugwanyi kabisa. Guhunga ikikwirukana byakorohera, ariko guhunga ikikwirukamo birakomera. Uhita ubara ibikwirukamo uko bingana. Hari igihe umubiri guhagurukana, isi nayo igahaguruka, Satani nawe agahaguruka. Ariko reka mbabaza, niba Satani ataratinye Yesu arangije amasengesho y'iminsi 40 akazana Moshe, utekereza ko azatinya bose nga rimwe na rimwe? Niba Satani ataratinye Petero, Yesu yavuzeho ko azamuragiza itorero, ubwo azatinya wowe? Ahubwo dukwiye kuba abanyakuru, ukabwira umwami ngo mwami ntabara, unduhure muri iyi ntambara. Kwitsinda ni ikintu gikomeye, kiretse umwami aje aho uri akakuruhura. Kuruhurwa kwa nyuma kwa 7 ni igihe tuzaruhukira rimwe. Nituvina umwami azaturuhura. Hari umunsi umwami yateguye azaturuhura. Uwo munsi Imana izavuga ijambo rikomeye, ivuge ngo aba nibo bagumanye nanjye, bihangana nanjye mu byo nageragejwe byose, none data baho ubwabo. Umwami azaturuhura. Haleluya, haleluya. Nigeze kubabwira hano kera, ndabyibuka kera naragwaye ndapfa. Narapfuye, nari maze igihe kinini ngwaye ndembye, hanyuma mbona haje abamarayika 2 barambwira ngo ngwino tugende. Mbajyamo hagati, sinenze ko ariko bapfa. Kumbe nsohotse mu mubiri wanjye. Turazamuka ahantu kure mu kirere, tugera ahantu hari urugi rw'ikirahuri, rurangije rurifungura, duhagarara hagati mu rugi. Hari ibintu 2 byambayeho.
numvise umubabaro wose nahuye nawo ari nk'igikoti banyambuye gisigara inyuma. Icya kabiri, numvise ngize ubwenge buri inaha muri kaminuza biga amaco y'inda, ntabwo biga ubwenge butangwa n'Imana banduko. Hari umunsi bazaturuhura, hari igihe umuntu aba yarababaye nawe abizi ko yababaye, ariko muhumure ntituzabyinjira, bizasigara inaha, umwami azaturuhura. Hari igihe tuzazaba duhangayikishijwe n'isi n'imibereho, n'ejo nzamera nte n'ibyifuzwa by'isi, tuzabisiga inaha, tuzambara indi mibiri, tuzaba abandi bantu bashaje, abantu babohotse baruhuwe, tuzaruhukira rimwe. Aho hantu Yohana yarahabonye ngo abone itorero ry'abana b'imfura batabarika bavuye mu mubabaro wose wo mu isi, ngo kandi Imana ngo izafata igitambaro ihanagura amarira ku maso y'abarize. Nkwifurije kuzahaba. Hanyuma ubu buryo iyo Imana ituruhuye, Bibiliya tubwiye ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Utararuhiye hamwe muri aha yaruhiye ahandi. Ijambo rikurikiyeho Bibiliya tubwiye ngo iyo turuhuye tuba dutandukanyirijwe n'andi mahanga. Itorero ni iki? Ni Ekereziya, n'abantu Imana yashize ku ruhande, batari abega, batari abanyiginya, batari abahutu, batari abatutsi, batari abatwa, batari abakongomani n'abarundi n'abazungu, n'abana b'Imana. Ntabwo dukwiye guhora twibara mu masekuru. Itorero ni abantu badasanzwe Imana yashize ku ruhande. Ntabwo nabibonera amagambo mbisobanuramo, ariko icyampa Imana ikaduhishurira agaciro k'itorero. Itorero niho hantu honyine umuntu agirira amahirwe ya kabiri. Urukundo utabonye mu muryango, ibyiza utabonye muri famiye aho uvuka, mu itorero ry'Imana uzabibona. Hano ni ahantu umuntu agirira amahirwe ya kabiri. Itorero rifite ubutware. Yesu yaravuze ngo ico bazahambira mu isi no mu ijuru bazagihambira, n'ico bazahambura mu ijuru bazagihambura. Itorero rifite ubutware bukomeye. Reka mbaho urugero. Petero yafashwe na Herode, yari yishe Yakobo, ngo abonye ko binejeje Abayuda yiyongeza Petero. Abitorero ngo bahita bajya mu cumba baravuga ngo turabyanze, Petero ntapfa. Ngo basaba Imana gutinyuka, ngo barasenga, ngo babasengeye haranyeganyega. Marayika ahita amanuka muri gereza aravuga ngo abera babyanze, ambara tugende, ngiye kugusubiza abera b'Imana. Bene da, ubu mumbwije uko nta bintu dukwiye kwanga. Uhereye mu muryango wanyu no mu gihugu bitagenda, uru rumogi ruri mu rubyiruko, ubu businzi n'ibi bintu byose mureba, ubu ntitwabyanga Imana ikabyanga. Twahawe ubutware bwo gukinga no gukingura, ariko igihe cyose tutazi agaciro kacu tuzahora twigereranya n'abandi. Abandi baguze imodoka, abandi bubatse, abandi babonye akazi. Ubuzima ntabwo ari competition. Ubuzima ntabwo ari amurushanwa. Ugomba kuba uwo Imana yaremye, kandi muremeye gukora imirimo myiza. Uzakora ibyo Imana iguhamagarira gukora, ntugashake kuba nka runaka. Iyo dufata ubuzima bwacu tukabugereranya n'abatizera, kutamenya agaciro kawe, kutamenya uwo uriwe muri Kristo Yesu bizakudindiza. Numenya imigambi y'Imana ntabwo uzahora wigereranya n'abandi. Uri umuntu udasanzwe. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo abo mvuze bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazirukana abadayimoni, nibanywa n'ikintu cyica naco kizabatwara na hato. Itorero rifite agaciro. Iyo dutangira kwigereranya n'abantu dukurikije ibyo batunze, imyanya bafite, aho bageze, tuba dutakaza agaciro kacu. Amen. Itorero nyene n'abantu bose ndabubaha, ariko nubaha itorero. Imishinga yanyu mwayishoyemwe amafaranga, nyiri umushinga wushoyemwe amaraso. Ntabwo itorero ntabwo ryubatswe ku muntu wari we wese, ryubatswe kuri meneye amaraso. Uwo ni ukwiye kwisunga, ukamuba hafi buri gihe, azagenda nawe kugira ngo akuruhure. Bibiliya Mose yaravuze ngo icyatwereka ko twishimira nuko adutandukanye n'andi mahanga. Itorero rifite inshingano enye: ni umuco w'isi, ni umunyu, ni itabaza ari ku gitereko cyaryo, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. Iyo abitorero bamenya
agaciro kabo n'abo bari bo muri Kristo Yesu bashobora kuzana impinduka zikomeye. Navukiye i Burundi mu Kayanza, abantu barabandwa bagaterekera ku manywa. Ubutumwa bwiza buhageze bwazanye imbaraga zabwo. Abantu korali yajyaga iririmba mu rusengero, ahantu hose hari umudayimoni agahita avuza induru. Umuntu yazaga mu kibanza cy'urusengero afite abadayimoni bagahita bamukubita hasi. Nta n'umwigisha arigisha. Twayaga tugenda amasaha 3 mu muhanda tuvuye ku rusengero, twanyura ku bantu bafite nyabingi zigahita zibakubita hasi bakabadukurikiza. None ubu byaroroshe, dusigaye turirimbana n'abatinganyi. Umuntu atwita ikinyendaro cyangwa akayikuramo agakomeza akaririmba. Mbese ntiwamenya verisiyo tugezeho niba ari yakangahe. Nyamara itorero riri mu mwanya waryo ryasobanukiwe imbaraga zikorera mu itorero. Imana ishobora kubakoresha ibintu bikomeye. Ni itabaza riri ku gitereko cyayo. Amen. Niba hari ikintu nsengera nshaka kuzabona mbere y'uko mva, ni ukubona ububyutse bw'itorero, ni ukubona abantu babaye umwe, hatari ibikuta by'amadini n'imyizerere na disipurine ariko kugira ngo uzi gufata Imana n'ubumana bwayo ukayigeranya n'ijipo, uzi gufata Imana n'imbaraga zayo ukayigeranya n'umusatsi, uzi gufata Imana ukayikubira mu nkuta enye z'urusengero, koko muzi uko ingana, mwaretse tukayireka. Danieli asobanura inzozi umwami yarose, umwami yari yarose ngo igishushanyo ku mutwe ari zahabu, ahandi ari umuringa, hasi ari ibyuma bivanze n'ibumba, ngo agiye kubona ngo abona akabuye ngo katazanywe n'umuntu, ngo karaza kikubita kuri cya gishushanyo, ngo kirashwanyagurika, ngo karangije karakura, ngo kuzura isi. Yesu akwiye kuza agasenya ibintu byose bitagenda mu buzima bwacu, hanyuma agakura. Abantu benshi bakiriye Yesu nk'umukiza kuko baje nyine bakeneye gukira, ariko ntibakiriye Yesu nk'umwami w'ubuzima bwabo. Akwiye kuyobora uburyo ukoresha amafaranga, imibanire yawe n'abandi. Yesu akwiye kuyobora imitekerereze yawe, uburyo ujera ama emosiyo. Yesu akwiye kuyobora ejo hawe hazaza. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwawe bwose, ukamukingura hose akahayobora. Itorero ritandukanijwe n'andi mahanga. Hano ndimo gutekereza amagambo kare, natekereje ikintu gikomeye. Ntimureba ko itorero ubu ngubu rirasuzuguritse, rifite agaciro gake mu isi. Edayeri ni n'abake muri miliyari zirenga 7 zituye isi. Abantu bafite icyo bazi ku izina rya Yesu ntibarenze 500,000 muri miliyari zirenga 7. Iyo ushizemwo amatorero yose afite icyo azi kuri Kristo Yesu ni nka miliyari wenda nk'ebyiri. Ubu itorero risa nkaho ritagaragara, ariko umunsi ryavuye mu isi nibwo isi izamenya icyo agaciro yari ifite. Impamvu basambana bakaryoherwa, impamvu banywa inzoga bakabona ntacyo bitwaye, impamvu bakora urugomo rwose bakumva bafite amahoro yose, nuko tukihari turitabaza ari ku gitereko cyayo. Umunsi itorero ryavuye mu isi ntawe uzanywa inzoga ngo imuryohere, nta muntu azajya gusambana ngo yishime. Isi izaba mbi kuruta uko njyewe mbivuze. Yesaya 61 haravuga ngo yasigiwe, harimo akantu gakomeye katarasohora kavuga ngo n'igihe cyo guhora inzigo. Mwari muzi impamvu bafite ibibomba atomike batabitera? Mugira ngo harimo abafite ubugome barimbura isi kavaho, ariko kuko hari abera barara basenga, kuko hari itorero rirara risenga, kuko hari abera b'Imana barara bamanitse amaboko, barabikora bakabibika, ariko hari umunsi bazabitera badafite icyo bikanga. Umwami w'amahoro yatwaye abanyamahoro bagiye. Dukwiye kumenya agaciro k'itorero. Hari ukuntu itorero nyine risuzugurika, ariko itorero rifite ubutware. Mutekereza ko impamvu hataba impanuka nyinshi mu muhanda ari uko abantu bose bazi gutwara? Hari n'abajya mu muhanda batagira perimi, ariko kuko hari abakecuru baraye bamanitse amaboko badafite n'imodoka basengera imihanda. Mugira ngo impamvu abantu baticana nyene dufite igipolisi n'igisirikare, mu by'ukuri baragerageza n'abahanga ku isi, ariko impamvu abantu baticana si uko baretse ubugome, nuko abera basenga ubugome ntibujya ahagaragara. Abantu ni babi. Iyo abera basenze ibibi biburizwamwo, iby'Imana ishaka bikaza mu isi.
dukwiye kumenya agaciro k'itorero, ntiduhore twigeranya n'abatizera, tumenye agaciro kacu. Aho uri umenye ko uhagarariye ubwami bw'Imana. Icyanyuma yaravuze ngo, Imana yaramubwiye ngo nico uvuze naco ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya mu izina. Hari abantu baba muri favere y'Imana. Abo bantu Bibiliya ivuga ngo yabaciye mu biganza nk'imanzi, ibarinda nk'imboni y'ijisho. Abo bantu uramutse uzi ubwenge waba inshuti nabo. Iyo mbonye umuntu ukijijwe neza, nkaba nzi ko wavutse ubwa kabiri neza, n'ibirenge nabikoza. Kuko nubwo wasanga uwo muntu bitagenda uyu munsi, umukiranutsi aratungurana, ejo bizaba bigenda neza kurutaho. Hari abantu baba muri favere y'Imana. Ngiye kubigisha akantu, ntabwo nzi niba mwese mubasha kubishikira, ariko ngewe mbyizera nk'ukuri. Satani yamanukanye na 1/3 c'ingabo zitabarika, hanyuma ahita zipanga mu migwi 4. Abefeso 6 uhere ku murongo w'10, tugwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi hano mu ijuru. Azipanga mu buryo bwizewe. Hari abantu bazi ngo Satani abikuzimu, si aba hano mu kirere n'ingabo zishinzwe gutangira amasengesho y'abera. Hanyuma Yesu amanuka yatoboye irembo iryo yamanukiyemo, aza ku isi akora umurimo, asubirayo. Mwari muzi ko iyo umuntu asenze mu buryo bwiza, iyo usenze isengesho risengewe mu mubiri, abadayimoni bararitoragura, kuko hano mu kirere nico bakora, ni ugutangira amasengesho y'abera. Ariko iyo usenze isengesho risengewe mu kuri no mu mwuka, rizamuka nk'isasu, rigatobora inzira, rikagera mu matwi y'Imana. Hanyuma icyo nashaka kuvuga hano, iyo usenze ikirere cyawe kigafunguka, uhora ugendana ikirere gifungutse. Wajya muri Amerika ikirere kiba gifungutse, wajya muri Aziya kiba gifungutse. Kubera iki? Ikirere cyo hejuru yawe cyarafungutse. Uba ugendana favere y'Imana ku buzima bwawe. Uwo muntu nubwo wamutwara mu ishyamba rya Amazon ukamuterekaho, umugisha uzamusangayo, kuko umugisha ntuba aho uri, uba kuri wowe. Hari abantu bagendana ijuru rikinguye, hari n'abandi bagendana ijuru rifunze, biterwa n'umubano ugirana n'Imana. Dukwiye gushaka mu maso y'Imana, tukagirira umugisha ku Mana. Yaramubwiye ngo nico uvuze naco ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Yahise imubwira ngo ngwino ujye mu rutare, ngo urutare rusatuye, ngo hanyuma ndi buhanyure, ngo kugira neza kwanjye kose nkunyuze imbere yawe, nivugo ndiwe, ngo nawe urambona mu bitugu ntambuka. Mwari muzi ko urutare rusatuye ari Yesu umwana w'Imana. Mu rubavu rwe havuyemo amaraso n'amazi. Iyo twihishe muri Kristo Yesu, kugira neza kw'Imana kose guca imbere yacu. Abo bantu itorero Imana iraryubaha. Nababwiye ngo imishinga yanyu mwayishoyemwo amafaranga, nyiri umushinga wushoyemwo amaraso. Iby'itorero bikurikiranira hafi. Dukwiye kuba mu mugambi w'Imana. Dukwiye kuba mu mugambi w'Imana. Nico uvuze nasho ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya. Nagira ngo mu kanya dusenge, ariko mbere ko dusenga nashaka gusoreza kuri aka kantu. Habanza guhamagagwa, hagakurikiraho gutoranywa. Nyuma yo gutoranywa bakagutoza kugira ngo uzakore udafite inaringi. Nyuma yo gutozwa ukamenya impano yawe, ntubugikorera Imana muri rusange, ahubwo ukamenya impano yawe. Hanyuma iyo umaze kumenya impano yawe, uhinduka umufatanyabikorwa n'Imana. Hari ugukoreshwa nayo no gukorana nayo. Hari abantu bakoreshwa nayo ariko badakorana nayo. Iyo bigeze igihe ivuga ngo nico uvuze naco ndagikora, kuko wangira umugisha nkakumenya mu izina, ubu uri umufatanyabikorwa n'Imana. Mbese Imana iravuga ati atuyibatsinda, ni nkaho naba mpibereye. Uwo muntu Imana ntimugirira impungenge. Hari abantu Imana ihora yifashe bivuga ati abonye amafaranga, avuga ati mucungire hafi. Mwabonye yazamutse mu ntera, mucungire hafi, sinzi niba azagaruka mu rusengero. Uzi ko nabonye abagabo bacika mu rusengero ngo babonye amafaranga, bakituguza atari abakongomani. Nawe ndebera umugabo yisize mu koroko ngo yabonye amafaranga. Angahe?
ukabona afite telefone mu ntoke n'imfunguzo, akajya asuhuza afite iseseme. yewe icubahiro cy'Imana kiraremera ku buryo nta kintu na kimwe wabinganisha iyo Imana iba mu buzima bwawe. Nta kintu wabinganisha. Icyampa Imana ikatuyobora inzira, ntihagire impamvu iyo ari yo yose yadukura ku Mana. Ngo umuntu ngo yasamye, ngo ntiyagaruka muri korale, ngo yasamye. Ubuse gusama ni ikibazo, ahubwo byari bikwiye kuba umugisha. Uzi ko umuntu abyara akamara amezi 3 ataje mu rusengero, akabanza ni akazi ka leta ukora cyangwa ukora mu bwami bw'Imana. Ego umuntu wese yandikisha ku izina rye. Icyampa aya masengesho agasoza, umenye imigambi y'Imana ku buzima bwawe, umenye naho ukwiye guhagarara. Mwari muzi ko Imana yohereza umugisha uje gushigikira uwo uri we, wowe wasobanukiwe kuba we. Nibajije impamvu Mandela yafunzwe imyaka 27 ngira ngo apfa afite imyaka 94. Noneho ndibaza ni gute umuntu yatotejwe kuri ico kigero asaza gutyo Imana ikamuhakuramo. Naje gusobanukirwa ikintu kimwe, kuko Mandela yari afite yerekwa ryiza ryo kubohora Afurika y'Epfo, ntabwo yari gupfa atabonye imigambi y'Imana ishizwe mu bikorwa. Imana izakurinda, izaguha umugisha ikurikije n'icyo ugambirira kuyikorera. Imana ibiguhaye byamariki. Ana yaravuze ngo Mana numpa umwana nzamuguha abo wabiteka ryose. Imana iti muziburinda ibyara, kuko uwo mwana ntabwo yaraje kugira ngo yemeze Penina, ahubwo yaje guserva ubwami bw'Imana. Ibyo usaba ni ibyo kumarika. Imana iguhaye amafaranga yawe yamazike. Imana ikuzamuye wazamura bangahe? Ni iyihe proje y'igihe kirekire ufite mu bwami bw'Imana? Imana izakugirira neza kuko wasobanukiwe imigambi yayo. Izagenda nawe ikorane nawe ibintu bikomeye, kuko hari icyo wasobanukiwe mu bijyanye n'ubwami bwayo. Nagira ngo nsoze dusenge. Ntabwo dukwiye gusenga gusa, ahubwo dukwiye kubwira Imana ngo Mana, noneho turemeye, gendana natwe. Twariyoboye, twarigwaniriye, twakoze ibyo ariko nusobanukirwa imigambi y'Imana ku buzima bwawe, ubuzima buzahinduka. Reka nsaba umushumba azadusengere, atubwirire Imana ngo Mana twihishurire, duhe kumenya imigambi yawe, tugende munsi y'ijuru ikinguye. Amen. Gusenga ni ukubwira Imana ukuri ku mutima. Amen. Gusenga ntabwo ari ukudondobekeranya amagambo avugitse neza. Nubwo naba nsenga nawe usenge, bigishyushye uba amagambo abira muri wowe, ay'umwuka yagiye akoraho. Uyu munsi bigishyushye yasubiriremo Imana. Tekerereza Imana, na cya kindi wavuze, na cya kindi watinzeho, niki wanyibukije? Urakoze ko namenye ko, menye neza niki, uzi ko nsobanukiwe niki, ndashaka kugendana nawe. Menye ko nabivugaga gusa, ariko mu kuri ntabwo nari mbyiteguye. Icyo bisaba sinari nyiteguye. Gusenga no kubwira Imana ukuri. Vugisha ukuri k'umutima. Runguruka mu buzima bwawe, runguruka mu buryo ubayeho, runguruka kuva ubyutse mu gitondo naga yijisho ureba uko bisa. Utangira umunsi ute? Imigambi y'Imana uyihagazemo ute? Ese ubundi uzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Umugaragu w'Imana arakubwiye ngo uri umuntu ukomeye. Si n'ubwa mbere bivuzwe muri iyi minsi. Ndasenga ngo ubyemere uyu munsi. Niba koko warakijijwe, niba koko wemera ko wabariwe bya byaha na bya bicumuro byose wakoze, niba wemera ko imbabazi z'Imana wazakiriye, uri umwana w'Imana, uri umuntu ukomeye. Amasezerano y'Imana uyafiteho uruhare niba ugendana n'Imana. Ariko waremewe iki? Uyu mwaka uragendana ute n'Imana? Uhagaze hehe wowe? Urashaka ko Imana ikubonete? Ese ubundi iyo kureba ikubonete? Umukozi w'Imana aratubwiye ngo
hari abantu Imana yishimira kugirira neza kuko bahindutse abafatanyabikorwa. Ibyo bintu ntabwo bigomba uburambe mu nzu y'Imana. Iyo warekuye ibyawe ukarekura uri we, ukazana wa mutima, bwa bwenge, za mbaraga zose ukabikundisha Imana, umutima wawe uba mu by'Imana, Imana iba mu byawe. Ese uyu munsi wakwemera ibyo wize bigakorera Imana? Experience ufite zigakorera ubwami bw'Imana, ubuhanga ufite bugakorera Imana, imbaraga z'umubiri ufite bigakorera Imana, amafaranga ufite agakorera Imana, abantu uzi connaissance, inshuti ufite, aho ushobora kugera, wakwemera bigakorera Imana. Ese umuryango wawe ukorera Imana? Ese uwushishikariza gukorera Imana? Ibyo ni by'Imana ibaza uyu munsi. Umugambi gufiteho urenze wowe, urenze kurya, kunywa, gusinzira, kubyuka, kwiga, kujya mu kazi, ubushomeri se. Umugambi Imana igufiteho urenze guhora wirebaho. Umukozi w'Imana yavuze ngo Imana izadukiza imvune zo mu mutima, ibigeragezo bitugeraho. Ese byo wabihaye Imana? Ko Yesu yasigiwe no gukiza imvune zo mu mutima, uyu munsi tubiha Imana. Wibigundira. Umugaragu w'Imana yavuze ngo niyo bitembye bijya mu nda, bigaruka byabaye igifu, byabaye uburwayi, byabaye imvi, byabaye uruhara, byabaye kwiheba, kuba wenyine, kugaya abantu, gusuzugura abandi, impamvu zose. Ndagusaba uyu munsi, abafite imvune zo mu mutima, twese tuzizanira umwami Yesu. Imvune zo mu mutima zose uyu munsi zimungira ahatagaragara, zicukurira ahatagaragara. Wikwishimira kurenzaho. Mwene data, ntukishimire kurenzaho, ntukishimire kurenzaho. Ejo twabwiye Imana ngo ni bibi guseka tudasetse. Imvune zo mu mutima, ibikomere ni bibi. Wibiryamaho ngo wiherezo. Imana ntibikomera amashyi. Imigambi Imana igufitiye ntabwo igendana n'imvune zo mu mutima. Zirakerereza, ziheza muri rond-point, ziheza ahantu. Imvune zo mu mutima, ibikugerageza uyu munsi utazi inzira watoboreramo, nyamara ukaba ushaka kugendana n'Imana umwaka wose. Reka nabyo tubibwira Imana. Ndiho mvuga jya ubibwira Imana. Nkunda ijambo ry'Imana rinyemeza ngo Yesu igihe yavugaga ubutumwa ngo abadayimoni babaga bava mu bantu, bivuga abo badayimoni bakurekure mu izina rya Yesu. Bivuge n'akanwa kawe uti icyo nacyo, ukivuga izina uti mumvemo, usohoke. Ntushaka kubabarira, icyo nacyo gikoreho. Vuga uti uyu munsi mutima wanjye turatanga imbabazi, kuko Yesu akunda imbabazi kandi atanga imbabazi. Mu izina rya Yesu. Ni hehe umwuka yakoze? Ntidushobora kugendana n'Imana hari imigozi duhambiriye. Ntidushobora kugendana n'Imana hari ibyaha bitwizingazingiraho. Ubugeso, ibigeso, imico, indero mbi, ibyo byose Mwuka Wera bitahure. Mwuka Wera hari vocabulary yawe, hari ikintu ukora ukavuga uti hari iki cyitwa indero mbi, cyitwa indero mbi, imikurire mibi. Indero mbi, imikurire mibi si amakosa yawe, si amakosa ya so na nyoko, hari babikoze batabizi.
si n'amakosa y'abavandimwe bawe hari nabo babikoze batabizi, ariko ntabwo bihesha Imana icyubahiro. Bivugeho nabyo, bivugeho. Bwira Yesu uti njya nibonamo imico mibi, nibonamo indero mbi, nibonamo kamere mbi, nibonamo imvugo mbi, nibonamo gusubiza nabi, nibonamo gusobanura nabi, nibonamo kutakira abandi, sinishimira ibyiza by'abandi. Ntawe ugendana n'Imana agifite ibyo. Mwuka wera bikoreho, mwuka wera bikoreho, mwuka wera bikoreho uyu mugoroba.